ibintu rero nazanye nabazaniye ibyo kurya. Mu bintu nazanye umuceri, naranze kubisubiramo, nzana mu bushobozi bukeya. Ntavuga ngo ni buke kuko ntago ari buke, kuko iyo umuntu yatekereje ikintu kiza ntago kiba ari kibi. Nuko rero muri iyo miryango yagize ibyago akabatwikira amazu, abayobozi baraza kumfasha bitewe n'abantu bababaye cyane. Kuri ubu ngubu nabazaniye matela, baragerageza bayigabanye abantu bameze nabi cyane, ubundi abandi nabo babahe kuri iyo miceri n'ibindi byo kunywa. Nabazaniye amasuka. Impamvu nabazaniye amasuka rero, uko byagenda kose nta batetsi bavuye mu ntambara babaho. Hari abatetsi bavuye mu ntambara babaho. Ndashaka kugira ngo mwese mwumve ko ari inshingano zacu kwiteza imbere, kandi Imana yaduhaye ahantu heza, twese dufite imirima, abatayifite banayishaka, ubundi bagahinga bakeza, nta mukene ufite ibiryo ubaho. Ndabinginze, ndabasabye nk'umwana wanyu, murumuna wanyu, mukuru wanyu, umuvandimwe wanyu ubakunda pe, mumbabarire mukure amaboko mu mifuka, muhinge, mukore. Nta muntu uzadusuzugura dufite akantu ku mufuka, sibyo?